habaye introduction y'abakinnyi bashya ba APR Football Club, abakinnyi babiri b'Abagande, Denis Omedinho ndetse na Kiwanuka. Nibyo kwizigiye ekipe ya PFC navuga ko yagize amahirwe yo gusinyisha abakinnyi babiri, ibasinyisha hakiri kare, hakiri igihe cyo kwitegura imikino ya Heroes Cup. Ekipe ya PFC yari yaramaze gusinyisha hakiri kare Hakim Kiwanuka, birasa nkaho yaziye rimwe na Denis Omedinho, n'abakinnyi bombi bashobora gukina mu mpande, ariko by'umwihariko Omedinho aho yavuye muri Kitara n'umukinnyi ushobora gukina nka rutayizamu. Uyu mukino kandi wabaye Jibril Sheikh Watara yamaze kugera i Kigali, we ntibyashobotse ko ahita akina uyu mukino kuko ntabwo yari yagakoze imyitozo nibura nk'ibiri, exigence z'umutoza Darikonovic. APRFC navuga ko bagize amahirwe cyane mu by'ukuri kubonera introduction abakinnyi babiri mbere yuko binjira muri phase retour muri championnat. So nkibona line up narishimye mbere na mbere nk'umunyamakuru, iteka ryose y'amakipe akomeye arimo kwinjiza abakinnyi baturutse ahantu hazwi bakomeye bavugwa amakuru meza, biraryoha cyane. Abafana ntekereza ko banayibonye Kiwanuka yahawe nimero 7 ni nazambara muri saison. Hakim Kiwanuka ko ni nimero ni na nimero 7 n'umuwinga w'iburyo, n'umuwinga unyuri iburyo, ubwo ni nimero 7 Domitien ari binatanga sensation ko ashobora kuzajya abanza mu kibuga. Hanyuma Denis Omedinho wamuhaye nimero 24 we yakinnye nka rutayizamu. Birumvikana ngo ndahita mabwira n'abandi bakinnye, ubwo mu bandi bagarutse basanzwe abanza mu kibuga hari hagarutsemo Mugisha Gilbert bakunda kwita barafinda, yari ku ruhande rw'ibumoso. Mutoza yari yahisemo gukinisha mediane irimo Dauda Yusuf ndetse kandi harimo Mahamadou Lamineba, undi wari muri mediane ndumva ari Ruboneka Jean Bosco. Hanyuma inyuma hari Clement nk'ibisanzwe yari kumwe na Swane. Hanyuma Nzotanga yari kuri 2 ndetse kuri 3 hari Claude capitaine, mwizamu hari Pavel. So kuri yo changement ya Nzotanga ni nako byari meze ubwo twasozaga saison, kuko Kagege yagize ikibazo cy'imvune. Nabonye APR mu minsi yashize batangaza ko yagarutse mu myitozo, ariko ahari haracyari ikibazo cya fitness nuko anga kumwihutisha. Ariko navuga ko line up ya PFC mu by'ukuri urabona ko irimo balance iryoshye, wayigereranya n'ikipe ya AS Kigali nayo na AS Kigali nayo wabonaga ko harimo navuga imbaraga, bari bahari aba international bose Emmanuel Arnold Okwi, Shabani Hussein Chabarara. Introduction ya Haruna Niyonzima yari yakinnye, naratunguye cyane, byatunguye abantu bose sirito nk'abanyamakuru. Yanakinnye iminota yose. Haruna Niyonzima warumaze amezi ntabara adakina kuva atandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Sezishize bivuze ko agiye kumara ndumva ari nk'amezi 8 adakina umupira w'amaguru. Kuza agahita abanza mu kibuga byaratunguranye cyane. Condition physique sanavuga ko yakoze ibitangaza, ariko wabonaga ko Kamemo ari en forme, afite shape y'abakinnyi. Byarantunguye cyane kubona uburyo Haruna yashoboye kwita adakina umupira muri iki gihe. Wabona ko afite umubiri byonyine, umutoza Shabani kumugira icyizere akamanza mu kibuga agakina n'iriya minota yose, ubona umupira mu by'ukuri ukoraho nka Haruna nyine. Nabwo navuga ko ari indi sensation nabonye kuri uriya mukino, ariko muri rusange nibyo navuga ko byara makuru kuri iriya match ya mbere ya AS Kigali n'ikipe ya Police yatsinzwe ya APR yatsinze ibitego 2-0. Igitego cya mbere nicyo cyateje impaka kubera ko bita Akayezu Jean Bosco bivuga ko yashoswe umupira ku kaboko, ariko amashusho n'ahandi yakagenda hagaragazwa ko umupira bamuteye kunda, ariko igitego cya kabiri cyo kirarenze. Nimutume tutavuga kuri icyo gitego nanone iyo penalty. Iyo penalty nubwo abasifuzi batifuza ko tubivuga, baba batifuza ko tuvuga kenshi ku makosa bakora, cyenekereza ko tutazarika kubivugaho. No, tuzakomeza kugira ngo nicyo naringiye kuvuga nyine ku gitego cya kabiri cyo kidashidikanywa n'igitego kimwe muri byiza byatsinzwe mu Rwanda cyane Ibizi Ramadan, ubona ko yanazamuye urwego. Ariko igitego cya mbere cyateje impaka nyinshi cyane ku buryo abakunzi ba AS Kigali bavuga bati ntabwo yari kwiye kuba penalty, umupira bawuteye kunda y'umukinnyi, binagaragarira buri wese. Match yasifuwe na Jean Paul niwe wari hagati mu kibuga. Ntekereza ko Jean Paul adafite impamvu n'10% byo kujustify impamvu yatanze iriya penalty, kubera ko ndavuga mu buryo bubiri. Mbere na mbere ubirebye neza ukabyitegereza, Baron nta bayishota Akayezu Jean Bosco ntabwo yayikujemo akaboko ngo ayigarure ijya mu izamu.
bayimushose mu gatuza uko niko kuri kwa mbere agatuza karakina nta muntu bashose baro mu gatuza ngibe penalty icyo ni icya mbere. icya kabiri umusifuzi wenda ashobora kubwira ngo muri position nari mpagazemo sinabonye ko ari agatuza ngiye nabonye ari akaboko nkora judgment kuko nta vari hari nta muntu wagize ububasha bwo kumpa andi makuru arenzayo nabonye. ariko nanone se baro yageze mu gatuza akayezu arimo aragwa iriya baro tuvuge niyo muri kiriya gituza akayezu aba yashyizemo amaboko akayiborokesha amaboko still ntabwo ari kuba ari penalty sibyo. ni umukinnyi uri muri position yo kubandagara bari rimwe iragana mu gatuza amaboko reka tuvuge ko wenda ari kuba nabwo ari mu gatuza akayikoraho kuko kutabaye kole nabwo ntabwo ari kuba penalty. So nta justification nimwe yiriya penalty muri iki gihe abasifuzi kubavuga bisigaye biba skandal cyane hano mu Rwanda sinzi aho bari gukura protection y'igitangaza. ariko ntabwo ntekereza ko tuzisanga nk'itangazamakuru ry'imikino ku rwego rw'uko tudashobora kujora imisifurire y'abasifuzi n'ibyemezo bafata akenshi usanga birimo kubogama bidakwiye. ushobora kuvuga ngo n'umuntu yasigaye yatsinzwe ibitego 2 ariko kiriya gitego ni icya mbere bari batsinzwe cyari urucane wenda iyo batagitsindwa hari igihe bari gukora bakana kibanza swat cyangwa se cyane bakoye muri mood cyabaciye n'intege uko babyanariza kose penalty ntabwo yariyo mu buryo bworoshye amashusho arabihamya 100%. iriya ntabwo ari penalty. hanyuma ibindi byose byarebwa aramutse ashatse kuvuga ngo urabona ngo ni umuntu ngo yibeshye ntago twagikuraho. ariko position yarahagazemo yarebaga mu izamu yarebaga muri offensive ariko reba icyumvikana ahubwo ariko niba ufite abasifuzi ku ruhande bakunganira nemere ko wewe wibeshye ugatanga penalty umusifuzi w'umlinesman uriho ku ruhande Dodos ariko nawe yarayemeje nyine ndashaka kukubwira nyine nibyo nkubwira ntiyavuga ngo kubera ko umusifuzi wo ku ruhande arabizi yasifura penalty araza akajya kuri wa murongo scenario yose Lorenzo yayisobanuye neza ntiyamwe ya arbitre niyo baro yaba yakubise ku kaboko ya protejaga gatuza nk'igice gikina baro batayimushota mu gatuza wenda bakaba yagira ikibazo we nabyo ntibyabaye mu yandi magambo kurambura ukuboko biba bigaragara uvuga ngo kwa kundi bavuga ngo warengeje hahanda amaboko no kongera nyine umubyimba kuvuga ngo hari uko amaboko y'umuntu aba ameze mu buryo busanzwe position normal ese ko atarambuye ukuboko twese ko twabirebaga iriya penalty yavuye ariko wagerageza kunyura mu bantu ibyo baba bavuga yego hari abasifuzi bashaka kwitwara nkaho bashaka gufasha amakipe makuru ngo bibonekeze nk'abantu bashaka kuba batoni kuri ayo makipe bagira igikundiro nyamara ayo makipe atana batumenye bakiha uburenganzira bwo gushaka kwigaragaza neza ku makipe makuru bisubiyemo nta kipe yagutumye ngo yibire ugashaka kwigaragaza neza imbere yayo. That's not fair. nkaho umuntu wayo ibi byo ndabizi bakunda kwandikaho bagataginga za RIB n'ibindi I don't care mugabanye ibintu byo gusifura nabi nkana niba tuze mu isaha ya kabiri dukomeze tuganira ko gitego cya kabiri cya cyiza turaza kukigaruka ntabwo ari byo rwose.